agataha ambwira ngo sohokera mu nzu ngo inzu ni yanjye ninjye wayubatse uhereye kuri fondasiyo kugeza ku gisenge. Akambwira ngo hera kuri fondasiyo ugeze ku gisenge umbwire ibyo gusa, ntabwo yavuga ngo umbwire icyo bazanye, ngo maze umbwire. Nkumva nyine icyo avuze. Uko asinze sohokera mu nzu ngo umwana wanjye nzamwirerera, ngo nzashaka ngo n'umugore ngo w'umurisansiye, ngo niwe uzanderera abana, ngo we nsohokera mu nzu. Ni Yesu. Wese yari yarize se we? Ntago yize. Azashaka umugore w'umurisansiye, we wize imanite gusa. We nta shuri na rimwe azingira ngo. Nuko akajya ambwira ngo ko yiyemeraga se. Niba ari kamere, niba ari uburara simbizi, ariko yakoze, ambwira ko yakoze muri leta. Gukingura urugi mpita nirukanka, nkajya mu cyumba nkahita nkinga yanga atansanga akankubita. Yanagukubitaga nta cyabaye? Reka n'ubu ntabwo yakubwira ngo uyu muntu dupfiki, ariko yaranyuriraga. Ikibazo nge nabonye byari ukuvuga ngo inzu ye n'umuntu ukunda ibintu, kavuga ati uyu muntu none se ntabwo ari umugore we? Nari umugore we, ariko akumva ko we yishyizemo ko azapfa, ngo nimpfa azabisigarana. Ubwo no kuvuga ngo yumvaga ari nde wabisigarana? Simbizi, ariko akunda. Yari kujyana nabyo se? Uvi inkuru yanjye. Reka mbwira inshuti zanjye, abakunzi ba inkuru yanjye, ko mbazaniye TG Automobile. Iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho, zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100 kuri indi. Komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje, ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki wagahebuzo, kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yiguze imodoka baguha na warranty y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura no kwishyura mu byiciro, kandi imodoka ukayitwara panabye byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etage iri ruguru gato y'akarere, cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze, banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze kuri mwese mubana twe mu biganiro byacu bya buri munsi. Twizeye ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ubuzima bwiza, mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Ariko ikimwe twakwiga kuri uno munsi nuko burya ubuzima bwiza buraharanirwa, burya gucika intege burya naryo ni defo. Ntitugacika intege mu byo dukora, ntihagire n'umuntu uza guca intege mu buzima ujye uvuga uti oya intego yanjye no gukora, ubyibwire mu mutima, no gutayimubwa kuko ushaka kujya kumwiteza nyine ebana akaguca intege, noneho pe birushijeho. Uyu munsi twige kudacika intege mu buzima, dukore kandi tugire kure cyane. Uko wifuza inzozi zawe, nta muntu wundi n'umwe ushaka kujya mu mutwe ngo ari uburyo ushobora kutora inzozi zawe. Rero kwa kundi bidakwirwa mu mutwe we, niho atangira kukubwira ko bidashoboka. Kuri we ntibishoboka, ariko kuri wowe birashoboka. Courage, gira kuri byinshi bizakunda, kandi nkubwiza ukuri ko you will thank me later. Uzanshimira kera kabaye. Ako kantu ukanote ahantu, ukandika ahantu, uvuga uti bizakunda, nzakora ubukwe bwiza, nzakora anniversaire nziza. Ubwo mise nanakubwiriramo icyagufasha muri kano kanya, niyo mpamvu ufite telefone gutya. Uyu munsi ku bantu bifuza ahantu heza gukorera jardin, no kuri pe bitaro kwamamaza. Urumva na ahantu hashyashye uyu munsi
henshi harashize, uyu mwaka nkeka ko hashize. Rero niba wifuza nawe ahantu heza ho gukorera ubukwe kandi hazima, kurangira jaride yitwa Botanica Events iri Kicukiro. Ni jaride nziza vraiment, irimo tente ishobora kwakira abantu 500, hakaba n'indi ishobora kwakira abantu ari hagati y'100 na 200. urumva ushobora gukoramo dupati dutoya, iminsi mikuru mitoya, anniversaire, ama birthday shower, ama surprise runaka, ibyo byose byakorwamo. Ariko n'abafite wenda hano bifuza gukora ikiriyo, babuze umubyeyi, babuze umuvandimwe, rwose uyu munsi iyo tente yabigufasha, kuko hameze rwose nko mu rugo, hari all in one. Hari n'amazu yo kuba wajyamo kararamo heza pe, ushobora kwifashisha muri icyo gihe nyine, byagufasha vraiment. Ni ahantu heza ku buryo hari n'ama parking. Botanica Event ndayigutuye vraiment. Rero ushobora kwibaza ngo ni hehe? Ni hano mu mujyi wa Kigali, hano Kicukiro muri Zinia, hano mu Ikoni, mu muhanda wa KK 505. Ni ku nzu ya kabiri uva Rwandex werekeza muri Bralirwa. Rero kubifuza aha hantu hamagara kuri 0782 082 566. Iyo niyo nimero yo kuri Botanica Events. Ntuvuge ngo sinakurangira no gukore ngo ahantu hose harashize harafashwe. Vraiment njya muri Botanica Events urebe ko ahantu hasi iri muheza kandi ku giciro icyo ufite cyose. We bahamagare bagwita ufite amafaranga, ntabwo wahenze kuko nawe warifuza. Uriko byumva. Ndi kumwe n'umushyitsi wanjye wicaye imbere yanjye. Ni umugore mwiza waciye mu bikomeye, yifuje ko tuganira. Naomi, uraho neza? Uraho neza. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Turabonanye? Yego. Ni amahoro? Ni amahoro. Urebye. Ariko utarebye nta kibazo cyane. Nta kibazo cyane. Ndanabashimira kuba mwanyakiriye. Ni inshingano zacu, tugomba kubakira. Ntitwabasha kuvugana ariko aho mubiboneye muramvugisha. Fata mikoro neza. Yego. Muramvugisha. Numva nishimiye kuza kubareba ngo mbasangize inkuru y'ubuzima bwanjye. Yego. Itari yoroshye. Wari usanzwe ureba ibiganiro byacu bya inkuru yanjye? Nari nsanzwe mbireba. Cyangwa usanzwe ubireba? Na n'ubu ariko hari inkuru mwigeze gucishaho y'umwana w'umukobwa, nako si umwana, ni umudamu nawe. Uvuga ukuntu byamugendekeye nawe mu rugo. Numva nteye imbaraga. Yego. Zo kuba nanjye naza nkaba nasangiza abana, muri make abakobwa bakiri batoya, inkuru yanjye, kuko numvaga nabo yabafasha kugira ngo nabo bitazagenda nk'uko nje byagenze bitari byiza. Yego. Nibyo tugiye kuganiraho rero. Inkuru yawe imeze gute Naomi? Inkuru yanjye rero ukuntu imeze, ndi umubyeyi w'abana 2. Uburyo nashatsemo buratangaje cyangwa se buranababajemo kimwe, uko bijya gusa na violence. Nari umukobwa ukiri mutoya w'imyaka 20. Nabanje kubaho umwarimu. Icyo gihe badembaga 40,000 muri 2019. Yego. 44 ndabyibuka. Bataratwongeza. Yego. Ndangije ndareba nkajya mbona kwa kuntu nari mfite ishyaka ryo gukorera amafaranga, nyine numva nshaka kwiteza imbere. Mbona ni makeya. Akaba mukuru wanjye wabaga muri Kigali, aba ndangiyemo akazi. Ndaza nkora mu bintu bigendanye na betting. Ndangiyemo akazi, bakajya baduhemba 80,000. Urumva birasa nkaho byari bikubye kabiri. Yego. Ndaza ndakora ahantu nakoreraga, hakaba bari barimo bari gukora imihanda
hano i Remera iriya mihanda yo mu Migina. Hari umugabo watwaraga imodoka akajya aza akicara mu gihe nyine imodoka yayiparitse kuko yari imodoka ipakira ibikoresho byo bifashishaga bubaka iyo mihanda. Hanyuma akajya aza akicaraho nabaga ndi gukorera azanywe n'umusekirite wabaga arinze iyo aho ngaho nakoreraga ngo bari inshuti. Ngiye nkabona nyine nta kintu bitwaye kuko ngiye sinakundaga no kuvuga nkabareka bakivuganira, numvaga nta kintu bitwaye. Gusa rimwe ko twakoraga ijoro n'amanywa byari amashifuti, nkakora ijoro cyangwa se nkakora ku manywa bitewe. Rimwe nza gukora nijoro, we uwo mugabo yazaga saa 12. Ubwo iyo byageraga mu masaa 9 saa 8 naniwe nkareba ahantu nihengeka kugira ngo nsinzire nduhukeho gake kwa abakiriya babaga basa nkaho barangiye. Nuko akaza rimwe yigeze kuza ashaka kumfatira ku ngufu muri aho nabaga ndyamye. Icyo gihe namubwiye nabi cyane, mvizinduru ndavuga ni arakwinjirana se? Yaranyinjiranye. Uwo musekirite bashobora kuba barabivuganye ko mbyumva. Aranyinjirana mbwira uwo musekirite uyu muntu ntazagaruke hano. Urumva byari bibabaje, yari umuntu ukuze ariko niyo yaba adakuze burya gufata umuntu ku ngufu ni bibi. Ntago ni bibi mbese. Nuko biza kurangira nkomeza gukora, ariko covid yaje kuzamo. Ije akazi karahagarara, ariko sinasobanuye ukuntu uwo mugabo twaje kumenyana. Yagiye kumfata ku ngufu n'undi tuziranye. Tuziranye twaraganiraga nkumva ni ibintu bisanzwe, we ubwo yari afite gahunda ye. Duhana n'amanimero uko umuntu ntago agira inshuti bangana gusa. N'igihe ureba umuntu ukabona ni mukuru, hari ubuzima yakuganirizaho cyangwa se hari n'igitekerezo yaguha. Ni muri ubwo buryo. Ubwo wari ufite imyaka 20. Wabonaga ari mu kihe cyangwa yari afite imyaka ingahe we? We muri icyo gihe yari afite nka 42 kuko ni 3 arandusha 23. Nuko covid ibiraje, kazi karahagarara. Subira aho nabaga muri ghetto kuko nabanaga na mukuru wanjye na musaza wanjye muri ghetto. Kwese twaraje gushakisha Kigali. Nuko bo imirimo yabo ikomeza gukora y'ubwubatsi. Abarampamagaye ati nabonye mwarakinze, ariko hano hari akazi umuntu yakakurangira bakeneye abakozi. Nanjye mbyumva vuba, numvaga ari umuntu niyitaye ko yigeze kugerageza kunkorera icyo kintu. Mbyumva vuba, ndaza bampa akazi ko gukora kuri stock y'ibikoresho. Barakampa ndakora. Hanyuma we yatwaraga imodoka y'umuntu, biza kuba ngombwa ko uwo muntu ayigurisha. Irakomeza ikora muri iyo kampani, ariko umuntu arayigurisha, we biba ngombwa ko nawe ayitwarira, nta mukozi akeneye. Umugabo nabyita ko yari umugabo, nta mugore yari afite. Umugabo abarambwiye ngo urabona akazi kanjye kararangiye, kandi ndumva nta hantu tuzongera guhurira, waza ukansezera nk'umuntu w'inshuti yanjye narangiye akazi. Numva ni ibintu bisanzwe. Ndaza, kumbi yari ari kumwe n'undi mugabo, nawe ni umusore ukuze nawe utarashatse. Ndaza aho hantu yabaga,
sinzi ukuntu ntatekereje ikintu cyo kuvuga ngo winjiye mu nzu y'umusore cyangwa se umugabo uteye. Icyo kintu sinzi ukuntu cyanciyeho. Ndaza turaganira ati nuko byagenze, ambwira uko byagenze, ahita uwo muhungu bari kumwe ahita akinga. Ahita akinga iyo nzu aragenda. Aravuga ngo ndaje ngiye gushaka icyo kunywa. Nuko umugabo atangira kumbwira ati erega naragukunze. Naragukunze ibintu byinshi, ngo mbabarira, ngo turyamane ngo ishuri imwe yonyine, ngo nta kibazo. Ndavuga nti subu aho hantu habaga abantu benshi rero. Ndavuga nti subu ndavuze induru gute, mfite imyaka y'ubukure. Abantu baravuga ko nageze hano gute. Nimbuze induru, ibinyamakuru byabaye byinshi muri mujyi wa Kigali. Baranshyira kuri kamera, usange ndasebye. Ndihangana ndabikora, havamo gutwita. Ariko kumenya ko natwise nabimenye naratashye nyine hashira igihe nza kubimenya gutyo. Ariko nari ngifite nimero ye, mbimenye ndabihisha. Ndabihisha kuko ko nabanaga n'abavandimwe, umwe muri bo aza kumvumbura. Amvumbuye babwiye musaza wanjye uko bimeze, nawe nyine sinamurenganya, byari akababaro. Barankubise cyane, ariko cyane ku buryo n'isura yabyimbye ntumenye ko ari njye. Arangije arambwira ati ihita utaha ugende ubwire mama ko waje kuba indaya muri Kigali. Ndavuga nti se ndajya imbere ya mama, ngira ubwoba, ndavuga nti noneho aranyica. Mama garo uwo mugabo, cyakora nabyita nk'amahirwe kuko yaranyitabye. Mubwira uko byagenze, arambwira ngo ngwino, n'itike ntago yayimaye. Nakoresheje iyo musaza wanjye yari yamaye ngo azi ko ntashye. Ngeweho gutaha mpita nkomeza aho ngaho uwo mugabo yari atuye. Ndagenda ngerayo. Nkigerayo abanza kumbwira asa nk'umuntu nyine udashaka kunyereka haba. Abanza kumbwira asa ibintu ngo nimbe nicaye aha, ubwo ni ku rugo rw'umuntu. Bigeraho burira abona akanyoshya, asa n'ushaka kutanshaka. Burira abona ntaho ndi bujye. Nibwo yashatse umuntu wari ufite imfunguzo z'inzu ye, arakingura, njya mu nzu, bigenda gutyo. Noneho iwacu mama aza kumpamagara, arambwira ati ubwo nyine uzamenye ibintu byawe ntuzigere umpamagara. Ubwo nyine wahisemo kuba indaya muri make, utwara inda nyine. Ubwo byari ikibazo. Arambwira ati ntuzampamagara, uzimenye ibibazo byose wagira uzabyimenyera. Ndimenyera gutyo. Umugabo ahashize nk'icyumweru atangira kuntuka cyane, kambwira ngo we waje kurya gusa, we nyine ancyurira ibintu bibi, ngo waje kurya gusa, urimbura mikoro, nta kazi ugira, ntacyo ugira. Ibyo bintu birambabaza kubera ko nari mfite diplome ya education. Mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kwa applyinga, nkora ikizamini cy'akazi. Ngira amahirwe atabaho, mba mbonye akazi kubwarimu. Basubiye muri education gutyo, bampakaza ahantu kure y'urugo. Ubwo icyo gihe mwese mukora urugo, mwese bakana. Nubundi ubwo nabaye nk'uwishingiye, mba ndahagumye. Ku ngufu. Mbani nko ku ngufu. Nuko ubu ubonye akazi. Mba mbonye akazi, nkabona ahantu kure y'urugo. Hari kure ku buryo umuntu yategeshaga ibihumbi nka 3 kuri moto. Ndavuga ntariko uko byagenda kose nubwo ari kurenza hajyayo. Aho kugira ngo mbane n'umuntu umeze gutya mu rugo ambwira ko nta kazi ngira. Ndavuga nubwo ikibazo nuko ntafite akazi.
reka njyeyo ngakore wenda nzabona mitasiyo mba ndagiye ndagakora ubwo kunuka ntibyavaho n'ubundi akajya mpamagara kuri telefone akantuka nuko ndategera ariko nkirirwa ndiraho nabaga hose ngira ngo n'umwana nabyaye byamugizeho ingaruka uyu murebye uba ubona nawe afite ingaruka z'ibyo bintu nuko mbaho ndagakora nabwo twahembwaga makeya 50 ako yari menshi da ibiciro byari bitarazamuka 50 akantunga kubera ko nari ngiye nyine nkumva nta kibazo akantunga wari wenyine se kandi wari kumwe n'umugabo muri ghetto muri ghetto y'aho hantu akantunga nuko ndakomeza ndakora ndabyara ubyara ku mugabo ariko nabaga muri ghetto ku mpamvu z'akazi ariko maze kubyara nasubiye mu rugo nk'umubyeyi nyine yego nuko maze kubyara hashize nk'amezi atatu kuko n'ubu baduha konji ikiruhuko cy'amezi 3 yego maze kubyara amezi 3 ashize nsubira ku kazi kandi ubwo nabwo mbyara sinzi niba ari satani sinzi impamvu umuntu atabona ko ubuzima arimo butoroshye nibura ngo ashaka igisubizo hakiri kare nuko hashize amezi 3 nsubira mu kazi nsubiye mu kazi hashize nk'icyumweru ndamubura kuri telefone iminsi 3 ndangije adataha se kumuhamagara gusa nk'uko nyine umuntu iyo ari kure y'umuntu babana yego baravugana akamenya amakuru ye ndamubura nk'iminsi 3 ndavuga nese uyu muntu byagenze bite ubundi yajyaga ajya mu kazi nkaba mbizi iyo yabonaga ibiraka byagenze bite mubuze mfata umwanzuro wo kujya mu rugo ngo menye amakuru ye ngezeyo nsanga yarasinze yari umusinzi yakundaga nako n'ubu nsanga yarasinze aba mu buriri yarananutse no koga ntiyoga na telefone ibice kimwe kiraha ikindi kiraha ndavuga nti se byagenze bite muvugishije numva ntiruva mu kanwa numva ntabwo turi bubashe kuvugana numva mbese mbona birancanze nanjye ndumirwa ibyo bintu n'ubwa mbere nari mbibonye hanyuma mpita nigira ku isantere n'inzara n'iki njya kwishakira amata yo kunywa n'umwana umwana ntabwo yanywaga amata ariko ubwo naramwonsaga njya gushaka amata ngarutse nsanga yiteguye aba aramfasha arankubita icyo gihe yankubitaguye mu nda arankubita cyane ngo akambwira ngo uvuye mu bagabo ariko byari inzoga arankubita koko ubwo nahise nsubira ku ishuri aho nakoreraga nahise nsubirayo aho nakodeshaga hafi y'ikigo ndavuga ubwo nuko bigenze niba umuntu nje kumureba kubera ko namubuze akaba anyakirije inkoni avuga ko mvuye mu bagabo kandi ngiye kuva navuka ibintu ngewe umugabo nzi niwe nkibaza uyu muntu avuze iby'abagabo gute ko ntabyo azi ko nawe arabizi ko ari we wenyine arabizi yego nuko mbasubiye aho nakoreraga akagira ukuntu yitwara niba sinzi akagira ukuntu yitwara amaze gukora amakosa agahita agaragaza ko ari umuntu muzima akavuga ati mbabarira n'iki agasaba imbabazi ati si ngewe ati ntabyo nzi ubwa mbere naramubabariye ndavuga ni koko ni inzoga ntazahinduka nkumva ko nyine azahinduka ubwo mbyaye azahinduka ni wenda n'uburara bw'imyaka maze ari wenyine nubwo wenda abashaka kwitwara nk'uko yitwaraga ari wenyine ubwo abonye umwana nkumva ko azahinduka azitwara nk'umupapa
bibaho n'ubundi agakomeza uko ntashye muri vakanse nta munsi n'umwe wajyaga wiratambwiye nabi n'ibiganiro byacu ntibyahuraga ukumva arambwira nabi icyo nkoze cyose nyine ukabona ni nkaho nakoze ubusa yego mbese nari meze nk'ikintu nari narabaye ikintu ukabona kugira ngo nta kintu kizima na kimwe njya nkora nuko ngira amahirwe nabyita nk'amahirwe mbona mitasiyo muri icyo gihe naguranye n'umuntu nza mu rugo ngira ngo wenda nje kubana nawe hafi nzamukontorora nyine nzamufasha guhinduka kubaho neza ubuzima bugende neza ahubwo mbona nibyo bikomeye ni umuriro mbona ni umuriro nakubitwa nko mu kwezi nakubitwagamo nka 3 kandi ubwo akankubita nziza ubusa n'ubu ngubu ngira ngo niyo wamubaza ntabwo yakubwira ngo uyu muntu bimeze gutya icyo muziza ni iki ariko ubwo yabaga yasinze agataha ambwira ngo sohokera mu nzu ngo inzu ni iyanjye ninjye wayubatse uhereye kuri fondasiyo kugeza ku gisenge akambwira ngo hera kuri fondasiyo ugeze ku gisenge umbwire ibyo gusa ntabwo yavuga ngo umbwire icyo bazanye ngo maze umbwire nkumva nyine icyo avuze uko asinze sohokera mu nzu ngo umwana wanjye nzamwirerera ngo nzashaka ngo n'umugore ngo w'umurisansiye ngo niwe uzanderera abana ngo we nsohokera mu nzu ni Yesu wese yari yarize se we ntago yize azashaka umugore w'umurisansiye we wize imanite gusa we nta shuri na rimwe azingira ngo nuko akajya ambwira ngo ko yemeraga se niba ari kamere niba ari uburara simbizi ariko yakoze ambwira ko yakoze muri leta ari umushoferi wo kwa muganga ashobora kuba uwo muco ntekereza ko yisanishaga n'abantu bize wenda kubera ko yabatwaraga nuko agakomeza ambwira ibyo bintu kandi akabimbwira yasinze rimwe yigeze kunika aranika kuko uretse Imana niyo yavuga ko ariyo yankijije araniga navuga nti Imana yanjye uyu muntu gusa ikintu cyatumaga numva nta handi najya nkumva sinabivamo iwacu bari baranyanze kubera icyo kintu mama yari yaranyanze kandi buri umubyeyi w'umumama ni umuntu uwagize amahirwe yo kumugira ni umuntu abwira ibye akanagira nuko amukavaringa amaranyanga abavandimwe iyo mara imyaka myinshi na n'ubu nta muntu nkabyara nkijyana kwa muganga keretse inshuti ingiriye nk'imbabazi kamperekeza nkijyana kwa muganga navayo bugake mfura imyenda y'abana nkora n'akazi ko nyine mu rugo mbyimenyera nyine nuko nza kugira umwana wa kabiri mutwise ndavuga ni noneho birarangiye ubwo nyine ndemeye nibwo nahise nabwo naramwinginze ndamwinginga kuko nashakaga uburenganzira bw'abana ariko niko umuntu aba yibwira ndamwinginga ngo tusezerane ku murenge tuba turagiye noneho nitusezerana natekerezaga ko aza uko kwirata kwe ko kuvuga ngo inzu y'iki kuko ntekereza ko ikintu aba afitiye impungenge na n'ubu nubwo twatandukanye ariko impungenge ziba ziri ku mazu utuntu nyine ni umuntu ukunda ibintu amazu se ntayahe ko nayo nyine si wamenya ko abantu baba batekereza nuko
ndamwinginga ngo tujye gusezerana, mbona aremeye, ariko akabanza kundushya akambwira ngo nta myenda mfite, kandi yarakoraga umushoferi. Akenshi abashoferi bagira amafaranga yakemura ibibazo. Nta myenda mfite, nta nkweto mfite, nta mafaranga mfite, ntacyo nzakiriza abantu mfite. Akahora bimbwira, ngeraho njya kwaka udukeredi bajya baha abantu bitewe n'akazi n'umushahara bakora. Njya kukaka, mwatse barayampa, ndazangura imyenda, mukodeshereza costume, mugurira n'inkweto, mbese ibintu byose ndabikora. Urabimukorera? Ndabyikorera pe, kugira ngo mbone yabyemera. Nuko abaremeye, turagiye, baradusezeranya. Urishimye? Numvise nishimye, ndavuga nti uko biri, niyumva ko zanzuze atakizifiteho access wenyine, azaca bugufi twubake, tubane neza mu mahoro. Ahubwo noneho nibwo byakomeye. Yego. Abarambwiye te tubwo rero ubwo wumva twasezeranye ugiye kunyihenuraho nyine, niyo mvuga akunda gukoresha. Ugiye kwigira umuntu w'umunyagasuzuguro, wumve ko wamfasha. Noneho yabivuga, natekereza imyaka afite niyo mfite. Yego. Avuga uyu muntu koko arumva namufata gute. Ariko njye numvaga nshaka kubaka. Imyaka sumvaga ari ikibazo? Oya. Kuko n'ubundi namugumyeho, ahubwo sinzi impamvu nanabibonaga. Niwe wabimbwiraga, abantu barambanaga bakanseka. Aho twari dutuye. Tubashatse umusaza. Bakanseka pe. Noneho bamwe kubera nyine kutakwerurira ngo bakubwire. Ukumva umuntu arakubwiye, ko ariko uriya mugabo buriya ngo wamushoboje iki? Yego. Ngo buriya ngo byagenze bite wamushoboje iki? Kubera iki? Ariko bahita gabana ko akuze se? Yarakuze kandi ari n'ikirara. Okay. Yego. Ari umunyamico mibi. Imyaka 23. Imyaka 20. Ari yakurusha. Ari n'ikirara. Okay. Ariko ubwo abakobwa bamwe mu bo bagiye bakundana, harimo urumva si umukobwa, ubu ni umubyeyi ukuze imyaka myinshi, kuko nawe afite imyaka myinshi. Akambwira ukuntu batandukanye bapfa uburara n'imico mibi. Ngo njye namujyanye mu babyeyi, bamubonye barambwira bati uyu muntu ntabwo ntashobotse, ntacyavamo. Ubwo se ku munota wa mbere bamubonyeho iki koko yitwaye? Abantu bakuru buriya njye maze no kujya mbemera, kandi nsigaye numva ibyo bavuga. Uwo muntu arabimbwira, ambwira defo ze zose numva, kandi izo defo zari zo mu busore, numva ahubwo nizo njye mbana nazo, zaranakuze noneho. Hari n'ibintu defo kubwaga nk'izihe? Amahane, kuvuga nabi, hari n'ibintu bo utavugira kuri kamera. Uri inyuma ya kamera ntacyo? Nk'ibiki? Umwanda, ibintu byo gukunda utuntu, kutoga, mbega kutigirira isuku we ku giti cye. Wakomeje kubana nawe ameze gutyo, afite umwanda, agukubita, igihe navuga ngo kibi utajya wibagirwa hagati yawe nawe ni ikihe? Igihe navuga ngo ntajya nibagirwa ni igihe yigeze gutaha yasinze, araza, inzu ntabwo yabagamo parafo yose. Nageze igihe ndavuga nti uyu muntu reka nshaka uko nzajya ndara ahanjye mu cyumba cyanjye njyenyine n'abana, kuko yaratahaga bose akababyutsa. Ureba umuntu wabyutsaga abana saa 7 z'ijoro, saa 8. Reka nshaka ukuntu nzajya ndara mu cyumba cyanjye n'abana, mbarindira umutekano atazajya ajya kubabyutsa. Ariko ubwo nkabyuka nkamukingurira, nkaba nzi ko nimara gukingura urugi mpita nirukanka. Yego. Ajya mu cyumba ahita nkinga, yanga atansanga akankubita. Yego. Yanagukubitaga nta cyabaye? Reka
n'ubu ntabwo yakubwira ngo uyu muntu dupfiki ariko yaranyuriraga ikibazo nge nabonye byari ukuvuga ngo inzu ye n'umuntu ukunda ibintu kavuga ati uyu muntu ndetse ntabwo ari umugore we nari umugore we ariko akumva ko we yishyizemo ko azapfa kada ngo nimpfa azabisigarana ubwo no kuvuga ngo yumvaga ari nde wabisigarana simbizi ariko akunda yari kujyana nabyo se simbizi n'ubu ngubu akunda kumpamagara akambwira ngo abana banjye bazafata aha n'iki nyine akaba agundirije ku tuntu yego gusa yarambwiye ati njyewe ntacyo uzambaza kuko natarutse naje kuva mu rugo nduvamo arambwira ati ntacyo uzambaza niba ugiye ntuzambaze minerivare y'abana ntuzambaze icyo barya ntuzambaze uzabyimenyera nanjye ndavuga ni ashobora kuba ntegeye yuko wenda ari untunze kubera ko amafaranga nari narayatse natse kredi ntagihembwa nubwo nicyo kintu anageyeho yumva ko azajya nkubita nkaceceka nkaguma muri urwo rugo rero ikintu ntazibagirwa ni ukuntu yuriye inzu nari navuze ukuntu namukinguriye nkahita niruka mu cyumba aho n'abandi wajyaga umukingurira ukiruka yego nkahita niruka nkafunga nabwo yanyirutseho asanga nagezeyo karengewe nzi kwiruka yego mpita mfunga afata ameza n'intebe aragerekeranya ati reka nze nurire ngo usangemo aho ngaho ngo nkwice oya nuko arurira yasinze agera hejuru mu gisenge aramanuka kubera n'inzoga arahubuka ahita yitura hasi aba aravunitse oya ukuboko aravunika ahantu hose nyine nicyo cyamushobora aravunika ubwo ntibavuze ngo kama musosi nagize ubwoba ndavuga uyu muntu napfa baramfunga baragira ngo ni njyewe ubikoze yego nibwo bwoba nagize bwonyine ariko ndavuga ni singukoraho burinde bucya yari ikubyagira ku buriri ntamukozeho mara n'iminsi ngira ngo ndebe ko nta kindi kibazo yagize hatazagera n'umupima yapfuye bakambonaho kavuga ati ni wowe yego nuko ikintu cyambabaje ni icyo ngicyo ndavuga nti iyagwamo nari kuba mpfuye icyo gihe yitwaraga gute mu gihe yavunitse ntihese yumva ntiwabonye asebye reka ni umuntu utamenya uko ateye yabwiye abantu njye yarambwiye ngo reka we si we nari nje kureba nari ngiye kwirebera mu mabati meze nk'umusazi niyo ari umusazi nibaza ubwenge nari ngiye kwirebera mu mabati hari ubushakashatsi nari ndimo ati si wowe aturambabarire cyane aranyigurutsa nuko akajya abwira abantu ngo yakoze impanuka ya moto niyo mpamvu ngo yavunitse icyo biri mu bintu byambabaje ndavuga nti umuntu ugeze ku rwego rwo kurira inzu ngo akunda asangemo yari kugukorera iki ubwo nanjye n'ubu ndabyibaza gusa ni umugisha nagize ndanabishimira Imana ko yavunitse nubwo ari ibyago ariko nibura nawe yakuyemo isomo ariko naravuze nti ibyo bintu byarambabaje ni nabwo nahise afata umwanzuro wo kubankurika ngenda ahantu nazahagwa kuko iyo yabaga yasinze yagiraga atya akaba arambwiye ngo nzakwica ngo nanagutobatoba wowe ngo we ntacyo umaze ngo nagutobatoba nakwica ngo ntihagire n'ubimenye ibyo bintu abimbwira inshuro nyinshi mfata umwanzuro wo kugenda n'ubu iyo yasinze arampamagara kandi tutabana akakubwira iki se akanuka akambwira ngo uzangara wowe kubera ko nyine aba azi ko ntacyo agira ababyeyi arabagira bose babanye gute hagati yabo ajyayo nkabona aragarutse urumva sinamenya amakuru yabo ntabwo namenya ibyo bavuganye kandi ubu ngubu si na ngombwa kubera ko umuntu mutakibana ntabwo wamukurikira ndavuga ngo wenda uko kwitwara gutyo se yabibonye kuri se
ni ibintu byaje gutyo ko yari yaratinze no gushaka se mbere nyuzura na mama we yajyaga ambwira ko na papa we batari babanye neza ku rwego rwo kuba yanamwirukankana n'umuhoro. umuhungu ntiyarabanye neza na papa we cyangwa papa ababyeyi babo hagati yabo nabo nuko gusa uwo muhungu nawe mama we yigeze kumbwira ko atarashobotse bamwoherezaga kwiga akahita yigira mu muhanda bamusiga nko ku bintu ku matungo mu rugo nyine kumwe abana babasiga wenda n'urugero amasaka aranitse uyarinda inyoni ahubwo akayayora akagurishaho make. urumva ni za karanda mugani nuko yego iyo kintu cyambabaje nicyo. Ikindi ni ukuntu yaguye agatangira akavuga ngo mama wanjye ngaramwishe kandi atanamuzi. urumva ntiyigeze agera mu rugo ntago bamushakaga babyumva. nuko ibyo birambabaza mpita mfata umwanzuro wo kuva mu rugo ndagiye. ubu ngubu ufite abana bangahe? Mfite abana 2 ubu. Bangana gute? umwe afite imyaka 5 undi agiye kuzuza 3. yego none se urumva waciye muri ibyo byose yakunda gutuntu akunda ibintu ntimwakoze divorce? oya ntabwo twayikoze kuko nararebye ndavuga uyu muntu ninjya kumurega biransaba ubushobozi. urumva imanza ni ubushobozi, ubwo bushobozi ntabwo mfite, niyo stress sinyishaka. reka focusinge ku kurera abana, we nabishaka kundega zandega, ariko jewe iyo gahunda yo kwirirwa niruka mu manza, nkeneye guhahira abana, nkeneye kubishyurira. nubwo bitoroshye, umwe naramufashe muvana mu kigo yararimo mujyana mu cya leta kugira ngo mbone, kuko ubushobozi urumva bwari buhagaze. ubuze kuko byarangiye papa nta kinakora? ntacyo akora, reka da, ntacyo pe. ntacyo. ubwo urumva nasigaye mpembwa 22,000. ndavuga nti aya mafaranga iyo uguze 22 uya nugushaka nawe ujya gukoresha ute? nagiye mu nzu y'10,000. ubu ngubu niyo mbamo aho mu cyaro. iyo mpembwe hari ukuntu umuntu ahita yongera akagaga credit, bikaba nk'ibihumbi nka 30, hanyuma tugahaha ibishoboka. bishoboka tukabaho gutyo. ntabwo byoroshye. rimwe na rimwe ugira icyo ukanahereza abana igikoma cyangwa se icyayi, buryame tukarya. ubundi muri make ni rimwe ku munsi, ubundi ni ukubeshya igifu. yego nuko iyo arandetse nanjye ndamureka, kuko ntabwo nari kujya kubaho nabi gutyo. nk'ubu ngubu nashatse mbyibushye ndi umuntu muzima, ariko kuva nagerayo sinigeze ngira amahoro. nk'uko wenda abandi badamu barashaka yabyara ukabona umuntu uba mu rugo, ariko ngewe none imbavu wazibara. umwana yajya konka ibere ukagira ngo ni isogisi neza neza, sinzi n'aho amashereka yavaga. mbona ubwo buzima sinabushobora, mana yanjye. ndavuga ntaho kugira ngo ngorwe n'ubuzima njye nkubitwa ejo nzahate ubuzima n'akazi, kubera ko n'akazi nakoraga kari gatangiye kunanira. nkabona birananira, ndavuga naho kugira ngo mpombe akazi kampemba. ntabwo nakizirika ku muntu umeze gutya hanyuma akazi banyirukane kubera kugakora nabi. ndavuga reka ndengera akazi n'abana, kuko yanababwiraga amagambo mabi. kumva aravuze ngo wabwiye umwana ngo nawe bizakubaho, ngo reba uko mbaye, ngo n'abantu umuntu waturira abana amagambo nk'aya. n'abana b'abahungu se? umwe ni umuhungu undi ni umukobwa. akumva ko nabo bizabaho gute? ngira ngo niba ariko yumvaga ko ariyo nama, sinzi ko yabyumvaga ko ni nawe bizakubaho, ngo reba uko ndiho, ngo nawe bizakubaho. yego reka dusoze. inshuti bakunzi ba inkuru yanjye, twaganiriye na Naomi. wumvise inkuru ye, ntabwo ariko yitwa, ariko niryo zina twamuhaye. rero as usual nk'ibisanzwe, umwarimukazi, urumva ukuntu atunze urugo, urumva ukuntu bibishye, urumva ukuntu bibishye. reka atange nimero de telefone, nagira Imana akabona umugira neza
umuntu uri kutwumva mumwiteho mumufashe aragukeneye she needs you aragukeneye vuga nimero telefone ya inshuti nimero ya telefone yanjye ni 0783 69 60 urakoze kandi ukomeze ube intwari bizahinduka uyu munsi hari uko biba bitameze neza ariko we never know iyo utegereje iyo ukomeje kunamba ku byawe birahinduka urakoze cyane namwe ndabashimiye uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbere kantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare kuri 0782 082 566 twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com